Imana iduhana umugisha kuko iduhaye kwinjira muri part 5 y'iki gice cyitangira ibice 27, ariko kiraryoshye kwizera Imana, kugendana n'Imana mu bigoye. Imana iburyo kurwanira umuntu wayo ahantu hose, iburyo noneho igenda yuzuza ibigega ibyitari byuzuye. Nk'urugero wakoze akazi ukabona wagerageje kugakora, ariko ukajya kubona ukabona baragushimye nk'umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane, nk'aho wabisoje kandi wenda katanarangiye, kubera nyine Imana nyine gapu yasigayemo wayisigajemo uvuga ati nta kundi nyine reka Imana, ibisigaye ni iby'Imana, ibisigaye ni iby'Imana. Wakoze icyawe, igisigaye ni icy'Imana. Icyo cy'Imana rero iragenda ikabigenza neza, ugasanga ibintu bimeze neza. Imana. Undi mutwe rero uravuga ngo Esawu asabana amarira umugisha. Ni ibintu bikomeye, tukibaza bihita bingarura hahandi yatanze ubutware, yatekerezaga iki? Ati se ko ntacyo mumariye? Urabona hari ukuntu tuba mu isi ikaturangaza, ikatuguranira iby'agaciro byacu, ikabitwara ikatuguranira. Kandi twamenye neza Bibiliya niyo itubwira ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze bugereranywa ngo nk'umuntu wari ufite, ngo wabonye umurima mwiza ngo urimo izahabu, ngo yarangiza ngo akagenda akagurisha ibyo yari afite byose. Urumva ko n'ibyo yari afite byose akagura wa murima w'agaciro, kuko byose birimo, ibyo yari afite byose hari aho birimo byose biranarenga. None Satani aturwanira akatwambura za position, umva ya position impagararamo ikazana bya bintu byose. Hari position impagararamo igahamagara bya bintu byose ati urabikwiriye. No ngo wageze kuri, urabona iyo wageze kuri podium hejuru nta nibaraza bazana appreciations, bakazana ibintu nyine bakakuhobera n'iki. Ubu ni position y'uko abantu bose bakwikubita imbere. N'urugero bakuramya, nubwo nyine badakwiye kubaramya abantu. Ndabibona nka bene se wa Yosefu bamwikubita imbere. Ibyo ni ibintu biba byarabayeho, bakuramya cyangwa se baguha icyubahiro. Buri ibintu byose ngo ibintu Imana itanga, imigisha Imana itanga harimo ubukire, icyubahiro, ubugingo. Icyubahiro aho hantu uri wagihawe kugira ngo uhagarare hariya, bose bagutumbire bategereje, ni nkaho bagwaye agatuti bategereje kiri bukuvemo. Icyubahiro bakiguhaye, iyo bagwaye icyubahiro baba bagwaye n'ibintu byabo byose. Ese ukeneye ko baba bagutumbirize tugukorera iki? Bose bakwihaye. Ibyabaye muri Egiputa icyo gihe, abantu inzara itera, uribuka ko bahawe Farawo ibintu byabo byose, turi abantu bawe, turi abawe rwose, n'ibyacu byose dore ni ibyabo. Akabagira, akamenya ukuntu abifata, bitreating. Icyo ni iki? Ubugingo. Nyuma y'iyi si hari ubugingo, umuntu w'Imana. Nuko rero Esawu rero yaraguranye, ngo yabiguranyije ifunguro ry'umwanya muto ritoya. Urumva Satani yaramushutse. Yakobo nakavuze yuko ahantu yarari ahagaze yarayicaye mubazi. Urumva witabwira Esawu icyo kintu ngo ko ari wowe ufite ubutware, biragaragara yuko yahoze abyitekereza. Urumva ko ngo yavutse anamufasha agatsinsino, turabyibuka. Urumva n'ubuzima bwe bwose Imana yabivuze, destiny yabo ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto. Banza bamugana icyo kintu Rebeka yaragitindanye cyane, banza nacyo cyaramuhesheje yaragihagazeho ajya gusabira, ajya gufata iriya risk ngo umuvumo ari we uzaba ari njye uzajyaho. Nuko arangije ko batwite ngo mu nda ye ngo harimo amahanga abiri, niko ijambo ry'Imana ryamubwiye.
ati umukuru azaba umugaragu w'umuto. Umuto rero nawe yakomeje banza nawe iryo jambo yari yararihawe, sinzi wenda Imana nk'umuntu w'inkoramutima ye, banza barakomeje kumubwira ibyo yavuze amufasha agatsinsino, banza uko birirwanaga yaramubwiye iryo jambo Imana yamubwiye, akaba iryo banga rifite wenda Esawu ntarimenye, cyangwa se akanaririmenya Esawu akarifitiza agaciro, irakubaguza ati nzabona umutware gute. Ubwo rero amufatirana kuri iryo funguro neza, ahita amubwira rya jambo yamaranye iminsi. Niko mbitekereza. Imana irategura, tuyiringire ibyo yavuze irabisohoza. Kandi twahoze kwihagarara mu itangira ukareba mu iherezo, urumva yabivuze abana bataravuka, none barakuze bari bakuru. Ngo rero 30, Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha. Tangije ibice 27:30. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahiguka, araza nawe ateka izo nyama ziryoshye azizanira se. Ubwo nyine ndi kwibaza uburyo yaza agasanga mu rugo hahumbura nyine cyahumura inyama n'iki, sinzi wenda yabitekerejeho. Abwira se ati, data byuka ujye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Bene data, Imana umugisha, dukeneye guhagarara muri pozisiyo kuko isi ikeneye kutwambura ibintu Imana yaduhaye. Imana yaduhaye umugisha already yarawuduhaye, ariko tukwiye kuguma muri no pozisiyo yo kugira ngo umugisha twe dufite. Ntabwo dusengera ngo Imana imuhe umugisha, no, ahubwo dusabira abandi ngo Imana ibahe umugisha. Bishatse ngo no kubabwira ngo mugume muri izo pozisiyo zanyu z'umugisha. Twe ntabwo dusaba ngo Imana imuhe umugisha, no, umugisha yarawuduhaye already, ahubwo wowe urawakira. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo muri rya sengesho ryacu ngo twakira imbabazi zawe kuko yarazitanze, twakira imbaraga zawe yarazitanze, twakira umugisha wawe kuko yarawutanze. Twe dukeneye kuguma muri wa mwanya. Uwo mwanya rero niwo Satani ashaka kudukuramo, atuguranira. Niyo kuvuga ngo uhagaze muri pozisiyo, nangiza ujye usanga umuntu arimo araguheza ibintu ari no hasi, urumva uhagaze hejuru. Satani ko abameze abari hasi, agashaka kukubwira ati kwino dore ibintu ngibi turabifite, umva wowe va muri icyo cyubahiro cyawe n'iki, ngwino utekereze ya sene yabaye mu butayu, we na Satani naye agerageza Yesu ashaka kumwambura ibye. Nuko reba ahantu uhagaze kuri podium, buri wese aba agutumbiye, aba ategereje kugira ngo umuyobore. Ariko Satani ntadakeneye kuyoborwa nawe, ntabwo yemeye, ntabwo ashaka kuba umutware we umuyobore. Ahita akubwira ati wowe uri hejuru, arimo akubwira ati ngwino turi ibintu byose ndabiguha, dore rwose ngwino n'ubiyobore. Ariko undamye gute? Wowe uri hejuru, wamaze ufite icyubahiro, ariko arimo arakubeshya ngo umanuke umuramye ngo guhe ibyo bintu byose ureba, kandi wowe ahantu uhagaze already harabikwemera guhabwa ibyo bintu byose. Ugushyire icyubahiro tayari muri iyo pozisiyo ukirimo n'ubugingo. Ariko abo bantu bose bari abo bafite ibyo bintu byose. None Satani arakubwira ati dore abo bantu bose ni njye ubategeka, ngwino ndabaguha. Already iyo uhagaze hariya Imana yagushize bose urabafite. Nuko Esawu rero nawe iramubeshya, atanga ifunguro, atanga ubutware, araza arakarangana ngo bamuheshe umugisha. Isaka aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Noneho yaje nkawe nyine, nkawe ntabwo agiye kujya gutira imyenda n'iki n'iki. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane, ati numva bya bintu bya jwi rya Yakobo ryasaba umugisha yatinzeho ntabwo igeze aritindaho. We yahise rwose yumva impumuro n'iki byose, tanga umugisha y'igikaranga rwose. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi ati ninde wahize
wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa. Urumva yagiye nezerewe, yawutanze anezerewe, yaba atanezerewe ntabwo yari kuwutanga, yari kuwutegereza. Azanawuhabwa. Icyo kintu urumva ko yagitsinzeho. Ubwo ni nko kuvuga ngo bya bintu byose twibazaga ngo ese azawuhabwa, tubonye igisubizo ko azawuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se, aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati, nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Ubwo ahagaze yumva baraguranye, wa wundi yamaze ko yandi yasabaga umugisha already yawuhawe, ntabwo akitera ngo dendende byarangiye. Uhagaze yagiye kuba umugaragu, baraguranye. Esawu bare mu side y'ubugaragu. Ati nanjye mpesha umugisha, amara asaba umugisha, yagiye muri side. Ubwo papa we ni nkaho yamaze kumenya yuko yagiye muri wrong side. Umuntu wagiye muri wrong side rero ko we agomba guhereza umuntu uri muri right side, then yasanze yarakoze opposite. Mpesha umugisha. Aramusubiza ati, murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Ko atazi ibyabaye yabyise uburiganya ko yawibye. Ntabwo azi ibyo bakoze abana bakoze amafu. Ariko Esawu arabizi. Aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Uwo ni Esawu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya. Umva we atangiye kubyibuka aho byabereye rero hanze. Yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Papa waba yamuvuga. Arongera amubaza ati, nta mugisha wansigiye? Wafashe umugisha wose bawuha umuntu nk'ukwiye. Isaka asubiza Esawu ati, ngo yamuvumbuye, dore namuhaye kugutwara. Umuntu uri muri ya position agomba kugutwara. Na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu be. Already urumva amugeneye ibyabo, amubwira ko gahunda. Kandi ndamugaburiye vino n'imyaka y'impeke, umva nabimuhaye. Nagukorera iki mwana wanjye? Niho kuvuga ngo ari muri wrong side, muri wrong position y'ubugaragu. Nta kintu agenewe, bagomba kumukorera kugira ngo ahabwe. Umugaragu niwe ugenewe. We rero yabonye yagiye gusaba ifunguro, baremye ahatanga ubutware, barabihindurije. Umva we yemeye kuba umugaragu wo kujya asaba ifunguro. Nitwe twipositiona mana ele story shakita ya mambo zara ele amama zweni masaki ya mambo video. Isaka asubiza Esawu ati, Esawu rero akomeza. Esawu niwo abaza se ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data? None wowe uri umugaragu, we bazaza bagutwara. Nje nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Already yakiriye kuba umugaragu. Umugaragu nuko aba ameze. Arasabwa kugira ngo ave mu marira, yemerewe kuyoboka. Naho natabyemera araguma mu marira, kuko araba atishimiye position arimo. Yasaba ko wishimira position urimo. Reka ngaruke kuri cya kintu cyo kuvuga ngo urabona ko side yanga ni ubutware, side ya ni yo gusavinga, gutanga gusavinga. Garu side yanga ni ya papa n'umuhungu, side ya ni ya mama n'umuhungu. Reka mfate side ya papa na mama bonyine. Kungo ingo ndacyazitindaho, kuko ibibazo tubona mu ngo naho bihera. Iyo umudamu atemeye kuba muri side yo gusavinga, yo kugenerwa, yo kumva bamufatiye, donc yo kumva last point ivuye ku mugabo, umva babyungungurana ibitekerezo, umugabo agafata icyemezo cya nyuma.
iyo atemeye kujya kuyoboka icyo cyemezo cya nyuma ahora mu marira. Urumva Bibiliya iratubwira ngo ukwifuza k'umugore kuzahora guhereye ku mugabo. Then none biragenda bite? Iyo atemeye rero ko ahora ategereje umugabo ngo afate ibyemezo ku byo bunguranyeho, wamuha ibitekerezo, umugabo agafata last word. Niyo mpamvu asabwa guhora asengera umugabo kugira ngo afate icyemezo kizima, n'umugabo nawe agahora asenga Imana kugira ngo afate nawe icyemezo kizima. Bo bari muri side y'abanyamasengesho rero, abadamu by'umwihariko, twese turi muri side y'abanyamasengesho. Umugabo asenga Imana n'umugore agasenga Imana. Umugabo agasenga Imana kugira ngo abe umugabo mwiza, utanga ibintu bikwiriye, nk'umuntu ufata icyemezo cya nyuma, n'umugore agakomeza gusengera umugabo. We n'uvuga ngo side y'imeze gutyo, umugabo nawe side imeze gutyo, akamanura ibyo asengera, akatunga amasengesho yo kuri nawe undi agatumbira Imana, undi akareba hano cyane. Uno iyo atumbiriye, iyo umugore atumbiriye, urumva ngo umugabo arimo arareba hejuru atumbira Imana, uno nawe atumbiriye umugabo, kwifuza kwikubatarira umugabo uko mu itangiriro bimeze nyuma y'icyaha n'iki cyose. So bisaba ngo ahora avuga ati Imana, ibintu binyuza muri uyu mugabo rwose, ni ukuvuga ngo niho kumusunikira amasengesho. We ibintu akora akeneye kumusunikira gusunikira umugabo we mu masengesho, kumwibutsa gusenga. Ni byiza, akaba ari we kugira ngo umugabo nasenga azaza n'ibisubizo bizima. Then iyo rero yanze kuba muri opozisiyo, ahora mu marati ni gutanegeka. Ni nka bya bindi byabaye kuri Satani wenda Imana. Ntabwo ari iyo nyine umuntu akavuye muri pozisiyo ye, aba agiye muri evil, aba agiye gufatanya na Satani gukora nabi, kuko Satani nawe yavuye muri pozisiyo ye yo kwemera ko Imana iyobora, akumva ko nawe yaba Imana, acisha bugufi rero. So kubera ko rero icyaha cyahereye ku mugore, niko navuga, banza niri nawe mpamvu yahise avuga ngo you will be always thoughts, ibitekerezo byawe no kwifuza kwawe bizahora kubiri ku mugabo, uwo nguwo wahemukiye, niko navuga. So rero nuko ibintu bihagaze, bisaba ko dusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dusoma tugasengera abadamu, bagasengera abagabo babo kugira ngo babasunikire mu masengesho. Ugakora icyo ushoboye cyose kugira ngo umusunikire mu masengesho, agende asenge, aveyo azanye ibisubizo bizima bibagenewe, kuko ntabwo azakitinga umudamu. Biragoye kugira ngo umudamu yakitinga umugabo ahari, cyaba ikibazo gikomeye cyane. Nyine uburyo azakitingamo I don't know, sinzi. Ubwo nyine hamwe n'Imana, Imana izamuyobora uko akora, ariko akeneye gusunikira umugabo mu masengesho kugira ngo umugabo azane ibisubizo bizima byubaka urugo, ko aba bazahora bategereje icyo umugabo avuze bakitingi. Then iyo atabyemeye rero, agira ikibazo, ahora mu marira nk'aya ngaya ya Esawu. Nuko araturitsa Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka. Bivuga ngo akeneye gusavinga wa wundi ufite umwero. Buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Bivuga ngo azayoboka wa wundi ufite ikime. Inkota yawe ntizakubeshaho. Urumva ngo kandi uzakorera muri muna wawe. Urumva ko azamukorera, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushizeho. Bivuga ngo kugira ngo uyobore, kugira ngo utakomeza kuba umugaragu, ni ukumugomera. Nugoma, hano Bibiliya haranisobanura ngo uzamena
nira yagushyizeho ive mu ijosi ryawe. Urumva iyi nira iri mu ijosi, nira ni ikintu kibajwe gitambikwa ku ijosi ry'inka ihingishwa, gifatanye n'icyuma gikurura. Urumva ni ikintu kiba kiri aho nyine kigaragaza ubugaragu, nuguma nibwo uzikuraho kuba icyo kintu. No, Esawu rero ngo ashaka kwica Yakobo, ni umutwe wa nyuma dusoza igice. Urumva nyine reka ngaruke kuri cya kintu, umuntu witwa umugaragu. Umugaragu na shebuja. Urumva ngaruke ku babyeyi, umugabo n'umugore. Kivuga ngo umugore niba afite umuyobozi, umutware, bigaragara ko umugore kugira ngo yikureho kuba gusavinga umugabo we, nuko ngo azaba agomye, kandi nagomba azaba yikuye muri pozisiyo ye akwiye kubamo. Ubwo ni urugero rumwe rw'abantu, umwe umuyobozi, undi ari umufatanyabikorwa. Ahandi hari abayobozi muri kampani haba harimo abayobozi n'abandi bafite ibikorwa. Mu rugo haba harimo ababyeyi n'abana, kandi hakabamo ababyeyi, ba nyir'urugo, hakabamo n'abakozi. Bibiliya hari aho ibisobanuro rero uburyo shebuja akwiye kwitwara ku mugaragu n'uburyo umugaragu akwiye kwitwara kuri shebuja. Uburyo umugabo akunda gukunda umugore we, umugore we nawe akamugandukira. Mu Befeso ibice 5, noneho bakomeza n'igice cya 6 barabisobanura neza inshingano zabo zose. Nakazisomye ariko reka nzisome, ni ngombwa kuko kumva nahatinze kandi ni ahantu hakomeye cyane. Urumva ni icyigisho nyine kize kigipointinga ahantu. Abefeso ibice 5, inshingano za buri umwe, guhagarara mu nshingano yawe, ibintu byo kugoma, kubera iki tugoma. Abefeso ibice 5:22, nguko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Urumva iki kigereranyo kirimo nk'uko, kubagandukira nk'uko ni ikigereranyo n'ibihwanye. Ese ni gute abagore bagandukira umwami wabo Kristo? Reba bafata uburyo bamugandukira, noneho babikore ku bagabo babo. Birimo ikintu gisobanura bikomeye, ntabwo turi bujye tubisobanura, ariko muri comments tubiganire. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Nikibaza nyine gutwatinda ko hafite ikibazo gikomeye. Imana Satani amarica imiryango, ari kuvanga ibintu no gusobanura ibintu. Abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Kristo ni gute nk'uko itorero rigandukira Kristo, ni gute itorero rigandukira Kristo? Kuko harimo bihwanye. Uko rigandukira Kristo, itorero rigandukira Kristo, ni nako bihwanye n'uko abagore bakwiye kugandukira abagabo babo. Ni gute dukorera Imana? Ni gute tugandukira Imana? Icyizere cyacu kiba kiri ku Mana. Ese abagore icyizere cyabo kiba kiri mu bagabo? Bibiliya niko bivuga, kwifuza kwanyu kuzahera mu bagabo. Bisaba ngo iyo wumva rero kwifuza kwawe kuri mu mugabo,
n'ibyo ukora byose umugaragariza yuko nyine tayari ari aho uzingiye. Azajya gukora akazi nyine ameze neza avuga ati wawe hari abantu nkorera arabibu. Niyo yaba atazi no gukora umva azahita ahaguruka agiye gukora. Biraza ushobora kuba utazi uyu munsi bikaza nyuma ngo naho baba bari abanyamakosa biriya niko bivuga abagabo ngo mureke Sara, niko bibirizwa ngo se ntimwigira kuri Sara, ngo Sara wafashe umugabo w'umutware we, ati mureke ingeso zanyu ngo nubwo yaba atizera umugabo wawe ngo reka ingeso zawe ngo zizamureshye abe yanizera. Twagiye ku bagabo, ntabwo matinze dukomeze tuganire muri comments. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kristo yakunze itorero araryitangira, ikigaragaza ko Kristo yakunze itorero kuko yaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Aryogesha amazi asobanuye iki? Kuryogesha amazi bisobanuye iki? Numva ibyo dukora nk'abagabo ni ibyo dukora dutunganya umuryango wacu, ngo n'ijambo rye n'ibyo tubwira imiryango yacu byita ijambo byite gutyo. Ibyo tubwira imiryango yacu byiza biraritunganya bibubaka. Tubabwira ibiki? Aryishyire rifite ubwiza. Ibyo tubabwira tubakorera ni ukugira ngo tubyishyire, twishyire umuryango wacu duhereye ku mugore n'abandi bawukomokamo rifite ubwiza, ridafite ikizinga. Ibyo dukora kugira ngo hatagira abamo ikizinga, ni ibyo dukora kugira ngo urugo hatabamo ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ikintu cyose kibi, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ni ibiki dukora kugira ngo umuryango cyangwa se umugore aba adafite inenge. Nabyo turabiganira. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Umubiri wawe urawukunda nyine ukawitaho. Ngo ukunda umugore we aba yikunda. Urumva nyine niba ari umubiri wawe ntabwo watuma umera nabi. Ni iki tubakorera? Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira. Urumva kubagaburira ukuyakuya, kwitaho protokole byose iki kwa kundi nyine dushira ni byose ku murongo nk'uko Kristo abigira itorero. Ni ibiki dukorera imiryango kuko turi ingingo z'umubiri. Yesu arabidukorera, twebwe tumwigiraho. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umuntu bijya bivuga ngo umugabo, ngo umuntu Imana yaremye muntu, yaremye umugabo, yaremye muntu. Uwo muntu rero niwe uzasiga se na nyina. Umugabo dufate ko asize urugo, asize ababyeyi be, agiye kubana n'umugore we. Umugabo niwe uteye intambwe asiga, ahamagaye umugore rero babanye akamata bamubiri. Ngibyo n'ubwiru bukomeye, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. We yari arimo atinda cyane kuri Kristo n'itorero. Nuko nawe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore we nawe abone uko yubaha umugabo we. Hano batubwira ko umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda. Urumva niba umugabo asize se na nyina, arahamagara n'umugore we, umugore aze babane. Namara kumuhamagara bishatse kuvuga ngo we yateye intambwe, umugore nawe nyine abonye ko umugabo ateye intambwe araje. Urimo ndavuga kwa kundi engagement. Umugabo afashe step ya mbere, abonye umugore runaka, abonye ko byavamo, umugore nawe abonye ko bivuye. Urumva umugore biragoye ko ati gutera intambwe
hari uburyo nyine umugore yipozishoni muri pozisiyo ye mu mwanya we, umugabo kwako gatoranya aravuga ati uyu nguyu ndabona ahagaze neza. Bishatse ngo abagore bagomba kuba bari pozishone neza. Noneho umugabo abonye ko byavamo, abonye ko bivuyemo rero, abonye ko uwo muntu ari sawa, ateye intambwe. Noneho uwo muntu bafite aho bahurije, ubwo nyine n'umugore we hari n'umugore wikoresheje nariza avuga ati uyu mugabo oya ndabona atari we nari ntegereje. Umugore aba ari on waiting, ategereje yiteguye, akavuga ati uyu nguyu ndabona atari we. Uri we rero nawe akamwemera. Umugabo yasize iwabo, umugore nawe araje, so barahuje, babaye akaramata, bakaba umubiri umwe. Ngo ibyo byerekeye noneho n'ubwira ukomeye ngo byerekeye Kristo n'itorero. Kristo asiga ubwiza yari afite kugira ngo arongwe umugeni. Ese uwo mugeni yari yiteguye gute? Umugeni wa Kristo we yari ari mu byaha, yijanditse, atameze neza n'iki, ariko ameze nk'aho muri mu masengesho, nk'uko navuga, ameze nk'aho arimo aratakamba, Mana uzadutabara ryari, wenda uzadutabara ryari, ko yego. Bishatse ngo n'umugore akwiye kuba ari mu masengesho, umunyamasengesho, yiteguye cyane cyane mu masengesho, umunyamasengesho ari mu masengesho, kuko ibyiza n'iki kwiringisha ibyo ni ibintu biri aho. Ariko iyo yiteguye mu masengesho, haza umugabo nyine ugihita. Iyo atari mu masengesho ahita amenya. N'umugabo rero nawe iyo agiye gutera intambwe, kuko niyo mpamvu umugore uri umunyamasengesho azamenya guhitamo neza, azamenya ngo uyu mugabo uje ni we nyawe. Bigaragara ko ntabwo azibeshya. Umugabo we yateye intambwe, arareba umuntu wirindishije neza. Bivuze ngo umugabo azareba umuntu uri pozishoni neza. Bivuze ngo kuba umugore, kwipozishona k'umugore ni ukuri, ni ku masengesho. Nk'uko itorero ryari ritegereje Kristo ryari mu ijuru asiga ubwiza. N'iki itorero ryakoraga mu isi ritegereje Yesu, turasenga n'iki. Nta kindi dutegereze Yesu, tuzaza ryari ko abantu bawe tumeze nabi. Nico kwirimbisha mu masengesho kugira ngo azatwishyire udafite ikiziba, nicyo dukora. None rero n'umugore akwiye kwirimbishisha mu masengesho, ngo umurimbo wanyu we kuba inyuma gusa. Nawe urakenewe, ariko ntube uw'inyuma gusa, mutinde cyane kuw'imbere. Bizoroha kumenya umugabo nimuraza ko ari we cyangwa atari we. N'abagabo bizaborohera kugira ngo abagabo barebe ibyiza, azaza avuga ati uriya munyamasengesho ndamushaka rwose, uriya munyamasengesho ndamushaka, uriya muntu ni. Ariko kugira ngo abone uwo munyamasengesho bizamutwara nawe isukari yiyihe. Uwo mugore uko ngo aba ariko ingeso zanyu nziza ngo zireshe uwo mugabo, ngo nawe yaba ari mubi abe yakizwa ku bwanyu. Bisobanura ngo umugore akeneye kwirimbisha mu masengesho kugira ngo umugabo naza azamenye ngo umugabo ni we. Niba ari we rero akaba wenda adakijijwe n'urugero, ariko yaba kuba akijijwe nyine nibyo byiza. Ko umugabo azaza rwose avuga ati ndamubona, kuko areba ibyiza. Ariko undi wipozishoni mu mwanya we w'umugore nawe akeneye ibyiza. Umugabo uzambera umutwe ninde? Bavuga ngo ese uri kunsaba urukundo, uyu mugore arimo avuga ati uri kunsaba urukundo, undi akavuga ati uranjyana icyerekezo cyawe ni iki? Barimo arabaza umugabo aravuga ati rwose bimeze gutya, imisozi na he, akamwereka ibintu nyine. Ariko uburyo bwiza bwo kumenya right person ni mu masengesho. Uyu niwe cyangwa se ni ukumenya kuba inshuti. Iyo umuntu atuye umugore niba atura mu masengesho, sinimvuze ngo n'abagabo ntibayo mu masengesho, ariko by'umwihariko abagabo impamvu bazaba mu masengesho ni uko bazaba bari kugira ngo bazahure na wa munyamasengesho wundi. Kuko umunyamasengesho naza akareba akabona urimo uramudetinga, akabona ntabwo ukwiriye, ntabwo azemera ko mujyana. Yego, uzagenda ushaka izindi nzira, ushaka undi
tuyobere. Bisaba yuko rero niba bari kwitegura mu masengesho natwe tugomba kwitegura mu masengesho. So umugore rero witeguye mu masengesho bisoza ngo aba ugusenga kwiza Imana dushaka, ubwo ni ugusenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni ijambo ry'Imana, mu mwuka ni ukumva ko connection yawe ihura n'Imana. Ndeka mbivuze gutyo, dukeneye ko ukuri iyo ndi mu ijambo ry'Imana menya ijwi ry'Imana, niyo rinsuye ndamenya ngo iyi ni Imana insuye, ntabwo nibeshye. Bisobanura ngo n'abari mu masengesho uzamenya ngo Imana yambwiye ko umugabo ari uyu niwe akareba noneho ko bya bintu wenda bindi by'imirimo n'ibiki byinshi by'amafaranga nibyo biza nyuma ukabyujuje, ibyo atujuje ukabwira Imana se ko bimudahari, ukavuga ati nta kundi nyine, ati muhumure nzabibaha. Ariko mwumvishe ko nta bindi twagiye mu mirimbo y'amafaranga, ntabwo twagiye mu mirimbo y'amafaranga, twagiye mu mirimbo y'amasengesho. Then nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe yabone uko yubaha umugabo we. So nyuma y'uko umugabo abonye uwo mugore rero azamukunda, ko yamubonye yabonye ari right, n'umugore nawe yafashe umwanzuro abona ko ari good. Satani rero ukunda kunyura cyane mu bagore. Urumva abagore iyo batipozishonye neza, umugabo ufate ko n'umugabo nawe akaba atipozishonye neza, urumva bose ntabwo bameze neza, Satani yabanyuzamo bose. Icyo gihe barabeshanya nyine, bakagenda bikaba babone. Umugabo nawe akenshi kuko akunda ibyiza, akenshi nyine ibijisho bya mukuru ngo ririrebera n'iki, akenshi biragoye ko kwibeshya. Ndimo ndavuga bibaho, ariko dufate ko umugabo wenda yipozishonye ariko umugore atipozishonye. Dufate ko umugore ari mu masengesho ariko umugore aje Satani yamunyuzemo atari mu masengesho. Icyo gihe umugabo naho yafata iryo risk abijyamo abizi, ntabwo ababe yabeshwe ngo iki n'icyo, abijyamo abizi. N'abandi baje babeshanya babizi ko babeshanya. Ariko noneho n'umugabo niba aje nk'umuntu, kuko umva umugabo arakunda, amenya ko aje gukunda wa muntu nk'uko Kristo nyine yakunze isi irimo ibyaha, isi abari mu isi barimo ibyaha, amukunda abizi neza ko ari mubi. So aho rero ngo abone ko ubu yubaha umugabo we, aho ngaho icyo aba amukundiye ni nka kundi nyine bivuga ngo Kristo yaradukunze ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Bishatse ngo nawe umugabo aba amukunze, uwo mugabo nawe aba amukunze kugira ngo wenda arebe ko yamukiza. Ariko iyo birangiye atakijijwe, bya bindi byabaye kuri Hoseya Imana yamutumye gushaka maraya kugira ngo Hoseya abe nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli. Iyo birangiye uwo mugore adahindutse, adakijijwe, nta kundi ni uko bigenda. Ubwo murabyumva nawe. Niko Pawulo ni umuhanga, Imana yamuhaye ubuhanga imusobanurira byinshi, ubwo nawe yabisobanuye. Urugo umugabo n'umugore, urukundo rw'umugabo n'umugore n'urukundo rwa Kristo n'itorero. Ese Kristo ni gute yakunze itorero? Bagabo ni gute Kristo yakunze itorero? Yaryitangiye. Dukunda itorero, dukunda abagore, tubitangiye muri rusange. Ni gute itorero rigandukira Kristo? Ese bagore ni gute itorero rigandukira Kristo? Aba ariko tubigwana, abo uko mugandukira abagabo banyu. Ni gute biteguye? Ni gute Kristo ategereje umugeni, abagabo bategereje umugeni. Kristo nawe itorero naryo ritegereje Yesu ko azaza. Ni gute ryiteguye ko abagabo barimo baragenda barambagiza umugeni? Kristo arimo aragenda arambagiza umugeni, abagabo nabo bari kugenda barambagiza umugeni. None ni gute itorero naryo riri kwitegura kugira ngo Kristo azabone kuba ari umugeni ushyitse? Ni gute umugeni ari kwitegura
kwitegura kugira ngo azabone umugeni ushize. Itorero riri kwitegura gute kugira ngo abagore nabo bitegure, birimbishe, nabo bamenye ko riri kwitegura Kristo? Itorero riri kwitegura Kristo gute? Kwitugwa mu masengesho, uzaza byari utabare, ariko rikamenya uburyo imirimo myiza, characters, ubundi character, kubaka mu masengesho hamwe n'Imana niyubaka iryo torero. None umugore akeneye kwiga izo characters, izo itorero rifite n'icyo ngicyo. So izo positions zabidufashamo. Then inshingano yabo urwo munsi ya gatoya bana ibice bitandatu niho wahita wakomeza. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Abana wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Turarifashe, tuzayoba haryari mu biki, mu bihe nzira tuganire aho ngaho, tuzayoba haryari kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Abo ni abana. Kubaha ababyeyi bawe, ihame y'umubyeyi n'umuntu Imana yamuhaye, ntabwo ari we donc ni Imana yashimye ko avukira mu rugo, so amwubahe. Naho bitagenda neza musengere uko twabivuze. Umwana, namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Babarere babahana, babarere icyo babanje, ntibakabasharirire nyine, kubarera ni ukubafasha nyine mu bishoboka bashoboye, ibyo Imana yabahaye. Ibyo badafite, abana n'ubundi baba bari gusengera mu kubaha ababyeyi, tuba turabasengera, baba bari gusengera ababyeyi, Imana ubahe ubushobozi n'iki, kugira ngo babone ibidukwiriye, kuko hari abaduhaye ngo baturere, babarere. Abana baba bari gusengera ababyeyi, noneho ababyeyi baronka rero nabo bagatanga ibyo babonye, noneho babahana. Ntekereza ko mubarere mubahana. Kubahana ntabwo ari inkoni. Iyo nkoni yo mbaye nyishyize ku ruhande, inkoni ngo ivuna igufwa ntabwo ivura ingeso. Iyo nkoni kuri njyewe ariko niko mubitekereza. Kubahana ntubwira ati dore wabahaye ibyo bakeneye, yoroshye ko babwira ikintu. Ariko nabo rero niba biteguye kububaha, bazabasengera kugira ngo mubone ibyo bintu. Niba bari abanyamasengesho rero ntabwo bazananirwa kubumvira nubwo bya bintu bitaraza, bya bintu bamusabye bitaraza. Mubigisha iby'umwami wacu, umva ni bimwe mubafasha kubatoza iby'umwami wacu. Namwe mbata, tugeze ku mbata, abagaragu n'abaja, mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye, muhinda imishyitsi, kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima. Urumva ko menya ko umukorera nk'ukorera Kristo, cyane twakumvise. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Imana yaramubaye nka shobuja, nka nyokobuja, mwubahe, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Namwe ba shebuja, aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja ari uri mu ijuru. Imana yagushyize muri opozisiyo kugira ngo uyobore, ntukangire, kuko Imana ariyo yagushyize muri opozisiyo. Musangiye shobuja, utarobanura abantu ku butoni. Icyigisho cyangwa ngaho mu gace kararangiye, twagatinzeho.
ubwo niko dusoreje iki gice kugira ngo nishaka ko ari part 5. Ntabwo bikunze ko dusoza kuri cya gice wa mutwe wa nyuma w'iki gice twaganiraga tuganira cya 22, ariko dukomeze tuganire. Reka tutegure uburyo tuzaganira part 6 isoza igice cya 27 cy'itangiriro mu kindi gice. Imana iduhe umugisha.